Yes, reka nangire gusuza nkwifuriza amahoro y'Imana ahantu hose urereye mu bice bigiye bitandukanye. Niba ari mu gitondo nizere kuza kugira umunsi mwiza, kandi niba nijoro nizere kuza kugira ijoro ryiza. Mwibutse ko ari Zirikana TV, arogoreze kuri Zirikana TV, ishyizwe no kana subscribe, like, share, comment. Tutadufata umwanya tugasoma ibitekerezo byanyu, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Tugize umuco kongera kwa n'umutumirwa wacu kugira ngo atuganirize ubutumwa bwiza Imana iba yashize muri bari kutangiye tumuha ikaze, yibwira no ku bantu badukurikiye ari ubwa mbere, anasenga akomezaho Imana imuha umugisha. Hanyuma ku bantu bambonye ari ubwa mbere cyangwa se warambonye ushobora kuba wibagiwe izina, Nakiruta Imana Elia, ndi umugabo mfite madamu n'abana babiri. Ndi umukirisitu nakijijwe, Imana iduhana umugisha. Amen. Kabitanye dusenga Imana ngo twumve icyo Imana ishaka ku bantu n'iki dutumye. Imana yacu Imana ikomeye, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana Adonai, Imana Shama, Imana Arufa, Imana Omega, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, turagwamagaye tujya gutangira kandi kugira ngo uzubane natwe. Baragaza Imana za Ometala Wilivana Star, Pewe wa Shara Benifa wa Shando Benifa Nebro, Haro Benetostitazo Benas. Baragaza umwami zize ziganza cyane, kandi nkundire tujye gutangira utangire natwe gusozanya natwe, byose mbyambaje nizeye ko bwa Yesu Kristo kiranuka. Amen. Yego. Imana iduhana umugisha. Tujye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Daniyeli ibice byaho 12. Turahera ku murongo wa 4. Avuze ngo iki? Aravuze ngo nuko Daniyeli mbumbura igitabo ugifatane. Ndeka dutangire. Haravuga ngo nuko Daniyeli bumbura icyo gitabo gifatanyishije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Nuko ngewe Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi, ati ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi, hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ku ijuru. Numva arahira ihoraho ati Uhoraho iryo tegeko ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya, ntera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzamenya, ariko abanyabwenge bazamenya. Mwakendeza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Amen. Rero bundi narindi ahantu utambutse ubutumwa. Yego. Kuko urega iyo umuhanuzi ubana n'Imana neza, hari ibintu byinshi tuba dufite, hari na bimwe tudatanga. Bitebuka ibintu byose ntabwo wabibona ngo uhite ujya kubivuga, ariko hari na bimwe tudatanga. Tukabisengera gusa bigakurwaho, cyangwa se Imana ikazabigenza uko ishaka, kuko hari ibyo dusengera kugira ngo bikurweho. Ntabwo twebwe turi abandi ngo tuze tubihanure kugira ngo bahite batwemera, oya. Hanyuma ndavuga abantu benshi
baheze mu gihe cyo gushaka ibintu ariko ntibari gushaka nyiri ibintu. Nabajije ndabaza ko umuntu agira amataje ninde wari wapfa bakamushyingura bakavuga ati uyu muntu yarakize kadufate etaje ye mumva bagiye kumushyingura tujye tuyimushyingurane. Nta muntu bajya bashyingurana etaje. Rero banga umuntu afite imodoka ariko bamushyingura mu isanduku ihenze. Isanduku ihenze baramushyiraho n'amakaro. Ibyo ni ibibora ariko amakaro wayashyiraho utayashyiraho ubundi ntabwo ari bugaruka kubwire ngo ntuyashyireho cyangwa kuki utayashyizeho. Ibyo byose ni ubusa. Salomo aravuze ngo ni ubusa. Hanyuma umuntu agira imodoka ariko nta muntu ndigera mbona bashinguranye imodoka. Niba bagize ubuntu itwara ababuherekeje ariko ntabwo irarakwiririmba irataha barayicyura. Iyo ugize amahirwe bagushingurana imyenda bagushinguranye bari ibiri iyo ugize amahirwe. Umuntu yaravuze aravuga muri ibi yaribyo vuga ukomeza ubirunde cyane numara kuva mu mubiri ntacyo bizakumarira uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa. Urumva? Noneho abantu bitaye ku ruzina ariko nyuma y'ubuzima ntabwo babyitayeho. Ariko mbabwire ko nyuma y'ubuzima ari ubundi buzima barokore. Kandi utarakiranutse utakiri muzima uri muzima ntukiranuke urimo gupfa ntabwo uzakiranuka ntabwo bizabigishoboka. Biravuze ni imirimo ibikorwa umuhate ishyaka bagiraga byose biba byarangiye. Niba udashima Imana ukiri muzima ntabwo uzayishimira mu irimbi wapfuye. Niba utakijijwe ukiri muzima ntabwo uzakizwa wapfuye. Numva abantu benshi bavuga ngo batanga purgatori ngo umuntu ngakezwa yapfuye. Ibyo ni ukubabeshya barabashuka. Utarakoze neza ukiri muzima nta handi hantu uzerezwa utarejejwe ukiri muzima. Kandi nutitaye Imana uri muzima nunapfa ntabwo uzaba yitabye. Nuko nyine bashyiramo icyubaro kuvuga ngo umuntu yitabye Imana n'igisambo cyapfa ngo yitabye Imana n'umujura apfa ngo yitabye Imana umusambanyi yapfa ngo yitabye Imana umutinganyi yapfa ngo yitabye Imana. Ariko reka mbabwize ukuri kwitaba Imana umuntu yitaba Imana akiri muzima. Iyo atayitabye atakiri muzima iyo apfuye ntabwo aba yitabye Imana. Hanyuma ndavuga kujya abantu bashaka kubaka inaha badashaka kubaka nyuma y'ubuzima. Nkuko mugira amabanki inaha nijoro naryo rigira banki. Nkuko mufite aho mubika ibintu n'ubwami bw'ijoro bufite aho mubika ibintu byose uba bakoze. Babazwa n'ukuntu hari abantu bazapfa bakagenda imbokoboko. Bakagenda imbokoboko nta mirimo nta bikorwa nta n'imigambi. Kuko aho ushyize amaboko umuntu umwe iyo ajya mu gihugu kimwe ari babiri umuntu amaze agatekerezo maze kujyayo umwe akora yohereza iwabo havuye undi akora ashyira muri icyo gihugu arimo. Bagiye gutaha wa undi wakoze akorera muri icyo gihugu abitsa muri icyo gihugu yubaka muri icyo gihugu afatira rero arayipakiza avuga ati ngiye gutaha subira iwacu. Hanyuma maze gupakira wa undi yakoze yohereza iwabo. Bageze ku mupaka baravuga ati wowe ufite ibintu ntabwo bijyana waje ntacyo ufite n'ubundi ugomba gusubira nta kintu ugize ute ufite. Yobu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nzanye n'ubundi nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Bariko reka mbabwire ibi turi gupfa ni ubusa tuzabisigana ibone. Reka mbabwize ukuri ko umuntu yagambanira undi ukajya n'ubwo bamwica hejuru y'amafaranga. Reka mbabwire bizabora. Yobu yaravuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi ariho amaherezo nzamureba n'amaso yanjye ntago azaba arayundi. Uyu mubiri wanjye numara kubona ushaka ngo uyu mubiri turi gusiga turi kwandika tugaburira uzabora. Wawugaburira wawuha inyama wawuha mayonezi wawuha byandi byose ntaze n'byandi n'intuza na hambaga n'ibiki byose uzabora. Icyaba cyiza nuko wagarukira wamenya umuremyi ko nawe ahari mbese ukava muri ibyo urimo by'ibyaha ukihana. Daniel iki gitabo asomye yari yeretswe. Daniel amaze kwerekwa abona igihe kigiye kugera kandi gisohoye. ngabona umuntu afite igitabo ijwi riramubwira ati kibumbura. Arakibumbura ngagiye kubona ngabona ngo hajeho igihe cy'uko abantu bagiye kujarajara hirya no hino. Niba hari igihe kije niba hari igihe kigiye gukomerera abantu ni iki gihe turi kwinjizamo muri iki kinyejana bigiye kuba bikomeye.
waba uri umukene waba uri umukire bizakugera uzajaraja. Tujya tuvuga ngo haje impfu nyinshi cyangwa se kuvuga ngo amagare araje, umuntu avuga ati ubundi se ubundi abantu ntibapfa, reka cyangwa ntabwo ari ugupfa. Cyozo ntabwo ari ugupfa, ahubwo ni ugupfupfire mu bizakora ubundi ubuse urupfu ubundi ntirwahozeho, dufite nabo twabuze bapfuye barahari. Ikibazo ntabwo ari ugupfa, ahubwo ikibazo ni ugupfa ugiye ujyanye iki, warihannye. Uyu Daniyeli yaragiye kubona yerekwa abantu bari kujarajara, babuze ubuhungiro, babuze ubwihisho, ngabona abantu barajarajara pe. Niba kujarajara, wumva ijambo kujarajara, burya umuntu ajarajara ntaho kurya afite. Umuntu ajarajara nta kindi kintu gisigaye cyo gukora afite burya. Yego. Yasubira ngo burabara abaturanyi bo hakurya iwacu bakongomani bari kujarajara. Ni ukujarajara. Hageze mu gihe cyo kugotwa bari kujarajara. Ikibazo cyo kujarajara. Aho icyo gihe cyo kujarajara kije witeguye ute? Uri umukiranutsi uhagaze ute? Ikibazo ntabwo ari ukuri umukobwa bihagaze mute, cyangwa se ukuri umupfakazi bihagaze mute. Ikibazo ntabwo ari ukuri umushomeri, aho ujazo no kuhagaze no ku buryo uhagaze no bwo bushomeri bwawe. Yego. Hanyuma Daniyeli ngo agiye kubona abona haje ikintu cyitwa kujarajara, ngo agiye kubona ngabona ngo haje ikintu cyitwa kujarajara, barajarajara uraho kujya, barajarajara. Daniyeli agiye kubona ngabona umuntu uhagaze ngo hakurya y'uruzi, ngo hakurya y'uruzi, ngo ndahagaze hakuno y'uruzi, ngabona batunze inkoni. Ijwi riramubwira ngo haje igihe cy'uko abera imbaraga zabo bagiye kuzimenagura. Imbaraga zabo zigiye kumenagurika, imbaraga z'abasenga zigiye kumenagurika. Yego. Daniyeli aravuga ati ibi bintu mbonye ni ibiki, n'imbaraga z'abera zigiye kumenagurika bizagenda bite? Marayika aramubwira ati ibyo ngibyo si ibyawe. Daniyeli aribaza se imperuka ntiyabigeze? Uwo bavugana aramubwira ati hoya, hagiye kuba igihe cyo kwezwa, habanza kwezwa, bamwe bazezwa, abandi abakiranutsi bameze bazezwa. Muri uko kwezwa azaba ari igihe cyo kwezwa. Iki gihe Imana itanze, akagaha Imana itanze, insengero Imana isigaje nizo kugira ngo abantu bezwe. Yego. Ndatinze ko nshaka kuza kugira ngo nze gusengera abantu b'Imana. Kugiye tujya kwinjiramo ni igihe kiruhishe. Igihe abantu bazashaka kwiyahura bakabibura. Igihe kiruhije kandi kigoye. Abantu bari mu bishyara imigozi ntabwo biraba byinshi. Ni igihe kigiye kuza kizabanza kumenagura imbaraga z'abera. Kandi imbaraga z'abera burya zamenaguritse, biba bisa nk'aho ari nk'antibari ivuye ku gihugu cyangwa se ivuye ku muntu runaka. Iki gihe ni igihe kiruhije, aho umwana azarira mama ntiyumve. Niba ari igihe cyo kumenagura imbaraga z'abera, icyo gihe cyo kuzimenagura, uratekereza ko icyo gihe cyo kumenagurwa kw'imbaraga z'abera n'ikigero kigeze? Icyo gihe abantu ngo abanyabyaha nkore n'abatazemera kwihana. Ariko ni igihe cy'uko Daniyeli mareka bavuganaga amubwiye ngo igihe cyo kwezwa kirageze. Cyo kwezwa Banyarwanda, igihe cyo kwezwa ni iki ngiki. Bakobwa b'i Rwanda, igihe cyo kwezwa ni iki ngiki. Bagabo bo mu Rwanda, igihe cyo kwezwa ni iki ngiki. Bagabo basore, igihe cyo kwezwa ni iki ngiki. Imana kizaha akanya, itanze promosiyo kugira ngo abantu bezwe, bave mu byaha, bave mu butinganyi, bave mu busambanyi. Imana itanze agahe. Nubwo umwana wo kurimbuka igice kitumva ihoni, ariko Imana itawinima edosifo itanze agahe. Itanze agahe. Akagame gapfusha ubusa.
Daniyeli yarabaje bati none ko imbaraga z'abera zigiye kumenagurwa abo kweza bakezwa bizagarukira he bizarangira bite bizagenda gute Maraka aramubwira ati ibyo si ibyawe byihore kuko ntabwo uzi igihe ushobora kuba abantu batazi igihe urabiteguye muroko urabiteguye ntabwo uzi igihe ni igihe cy'uko mbere y'uko ibyo bisohora hazabanza kumenagurika imbaraga z'abera imbaraga z'abasenga zizabanza zimenagurike bacibwa intege mbese babaca intege zo gusenga ibica intege abantu bigiye kuba byinshi ibituma abantu bajarajara bigiye kuba byinshi nigeze navuga ubutumwa 2021 gutyo ubutumwa mvuga ku butumwa narisomye mu gitabo cy'ibyahishwe ngo dore igihe kirageze igihe kiraje kijye kujyagiza ibihugu byose mbwira abantu ndababwira ngo igihe kijye kugera umuntu ata amafaranga yiruke yigendere kandi ntabwo ari igihugu kimwe navuze ngo ni ibihugu byose kijye kugira ngo umuntu ati imodoka yirukanka banumva n'imikino ariko none iki gihe kije hagiye kwanza kumenagurika imbaraga z'abera nizimara kumenagurika zimaze kumenagurika muri icyo gihe azaba ari igihe cyo kwezwa bugaturuka nini usezwa acirwe hazaba no guca mu gucishwa mu ruganda kugira ngo abantu bezwe neza ariko n'abanyabyaha hari abataziha bazatubazize ibyaha byabo hanyuma iki ni igihe Daniyeli yaragize iyerekwa rikomeye yari afite amayerekwa menshi ariko iri yerekwa ryo ni iryari ripfundikira ni umufuniko wapfundikira ubuhanuzi bwose yari yahanuye reka mbabwire iki gihe turimo ni igihe cy'uko Imana iri kuburira abantu bashyira mu nkugi hari tusigaye dukunda kuvuga mu muntu ngo buriya ngo watubwira intambara izaba ryari mvuze ntambara niyo urimo ntabwo ikoroheye iki Imana niyo kwabwira kugira ngo mwezwe ibi byose muri kumva ni umufuniko upfundikira ibyo mwabwiwe byose nake kubona uya ngo nanasengera abantu je ntabwo naje kwigisha nubwo naje gusoma imirongo n'indi kuko nta nubwo ndi ntoza cyane ngo bike mvuga n'ibyo ngiye kubona mbona Afrika itewe ni ndabona gari nk'iki ndabona kira kintu cy'igihu kisa kigatwikira akaba ukaba utabona umuntu n'undi muri Afrika mbona haje igihu kiraza kiratwikira ngiye kwambara kimaze gutwikira habaho icyo bitubwira kabiri ngiye kurambona imbaraga za gihu kiraje kigusumba kigiye kurwana kiratwikira kigiye kuri Kongo kiratwikira kijya ku Burundi kiratwikira kijya ku Bugande kiratwikira none ari igihu ijwi ry'Imana rivugana nanjye irambira ngo ni imbaraga zigiye guca abantu mbese zigiye guhagarika mbese zishaka guhagarika abantu basenga niba mara guhagarika gusenga ubundi ibihugu byose bijye mu bwira kabiri nabanye izo mbaraga mu Rwanda zirimo zitangira amasengesho dusenga zari zirimo zitangira amasengesho twatuma dusenga umuntu agasenga amasengesho ntazamuke ijwi ry'Imana rama ngo ni imbaraga zishaka gutsikamira imbaraga z'abanyamasengesho mu Rwanda zishaka kubatsikamira izo mbaraga zishaka ko badasenga izo mbaraga nabanye zifite imbaraga kugeza kuri rwa rwego zashaka gutwikira nk'igihe cyari nk'ihema zishaka gutangira imbaraga z'abera mu Rwanda ngo tudasenga Imana iramwe ngo mbwire abanyarwanda reka ndika abandi bo ndawe ntago bo babyumve kuko ariyo bashaka gusaba tumva urwo rurimi ndi kuvuga cyangwa se arimo ababyumva ariko baranabaza hanyuma noneho iramwe ngo mbwire abanyarwanda twihane ibyaha ko izo mbaraga icyo gihe nabonye kiyo gitwikiriye mbona abantu rwose hajemo ikintu bita agahuge muri ka gahuge nabonye habayemo ikintu gikomeye muri kwa gahuge bagihugiranye nabonye hameneka amaraso y'abantu benshi kandi
ni satani cyangwa se ni imbaraga ziri guturuka mu bindi imbaraga wenda navaza z'amagaza z'aremerema eliminate Uganda ngo nimbabwire ngo barasabirijwe bakwiye gusenga ariko banje kwihana ibyaha nibihana ibyaha bemerera Imana zibarwanire kuko bitababye nibatera Imana umugongo izi mbaraga ziratsikame n'abasengaga bagirwa n'ibibazo kuko icyazanye izi mbaraga ni ukugira ngo abantu bajye bagahugiye abantu bangane bicaye ntacyo bapfuye bicaye ntacyo bagize ute bapfuye umuntu hangane n'undi bahangane ntacyo bapfuye irambwira ngo mbwira abantu basenge bihana ibyaha basenge batakambira Imana bayihendahende bayihamagare kuko Imana izemera kubumvira izemera kubumva izemera kubumva ese mu rukundo mwene data uwo arukurikiranye kakagahuge kaje kandi akaba ari Satani ushaka kunywa amaraso y'abantu kandi akaba ari Satani ushaka gushyira abantu mu rwangano akaba ari Satani ushaka gutuma abantu bacikamo ibice akaba ari Satani ushaka gutuma abantu barwana ntacyo bapfuye wowe ntabwo wakwiyemera hakiri kare ukemera Imana abanyarwanda ntabwo bakemera tugasenga Imana abanyarwanda ntabwo bakemera tugahendahenda Imana ntabwo bakemera tukabaka Imana ishoboye byose tukayemera tukayishyira mu byacu bwa mbere tukayigira iya mbere mu byo dukora yaramwe ngo abantu kwihendahenda izabumbira kuko yambwiye ngo nimbabwire ngo musenge cyane ariko mwihanye ibyaha muve mu byaha nicyo ishaka umuntu ugiye gusigara asenga ni umuntu uri kumwe n'Imana umuntu ugiye gusigara afite umutekano n'amahoro ni umuntu uri kumwe n'Imana umuntu ugiye kubona ubutsinzi ni umuntu uri kumwe n'Imana yaramwe ngo ishaka abambasaderi muri ibyo bihugu ishakamo abambasaderi bayihagarariza kuko bitabaye ibyo ni mudasenga ariko mwabanje kwihana ibyaha birashaka mbere nambere ko muva mu byaha ni mudasenga icuraburindi uyu mwijima uraganza ishaka umusenga mukava muzaha mukemera Imana mukayituza mu byanyu mwarangiza Imana ikabagirira neza hanyuma Imana ibaha umugisha urakoze cyane nawe Imana iguha umugisha utarasenga wenda nk'umuntu ukeneye kuba yakuvugisha akamufasha gusenga Imana kuko mwumvishe ndumva ibihe bitoroshye ni ibihe byo gusenga kandi bikeneye izindi mbaraga ni igihe cy'uko imbaraga z'abana zigiye kumenagurika zigiye kumenagurika utazasenga ngo wegere Imana kandi usoma ntimukunde kumubanuzi cyane cyangwa bahanura ahubwo mwibike ijambo cyane musome cyane usoma byiteho abikomeze kandi asome cyane tune kumamagara wajya kuri 0785771934 0785771934 hanyuma Imana namwe mumbwira abantu basenge babanje kuva mu zaha basenge birukana icuraburindi buri muntu mu gihugu atuyemo asenge birukana icuraburindi mu abambasaderi kuko Imana irebye abantu 10 mu gihugu irebye abantu 50 mu gihugu ntiyarembura igihugu muze duhagare n'abajyagazi tubikore nta byaha dufite dusenge nta byaha dukoze Imana izarengera ibihugu ariko nitudasenga duhagarare ku burinzi duhagarare ku munara icuraburindi riraba ryinshi muri ibi bihugu mvuze Mana yacu Mana ikomeye Imana se umwami wacu Yesu Kristo sengeye umuntu wumvishe wese ubutumwa kugira ngo muhe kumva kandi yumvire ave mu byaha byaragotuwemo byose abivamo kuko ari wowe wenyine ushaka kugira ngo abantu baburire kuko wavuze ngo nta kizakunture zawe utazimenyesheje hanyuma nkundira mwami wahereza imbaraga zinesha ibyabaneshaga bariza imbaraga zibasabira musabe ibyaha kandi muri rusange dukurikiranye umugisha kuko yumviye akaba yumvisha akabahindukiye mu izina rya Yesu amen amen shalom. Amen.